ikayi no mu ikayi iyo ngeze mu rugo Ibarura ry'abaturage n'imiturire riheruka rigaragaza ko abaturage miliyoni 2,952,770 barengeje imyaka 15 batigeze bajya mu ishuri. Aba bangana 22.3% bya miliyoni 8 y'abaturage bagejeje iyo myaka. Nubwo bimeze bityo, hari porogaramu zitandukanye ikigo gishinzwe guteza uburezi imbere REB, Rwanda Basic Education Board, ziri gushyiraho kugira ngo bafashe aba baturage. Ni nayo mpamvu bafite ishami rishinzwe kureberera uburezi bw'abakuze. Bavuga ko mu Rwanda hari Adult Literacy Centers zirenga 5,000 zifasha aba baturage. ubwo rero abantu bashyingiwe umusaza wanjye amaze kubona umugore yiyongera kuragira inka za papa. Abakobwa ngo bo bariho baragira bashyira mu navuye mu nka hasigaye icyumweru twagiye ntabwo nigeze mu ishuri, ubu nibwo bwa mbere pe. ubwo rero naryamye baravuga bati hari itsinda ndetse no kubyinjiramo nari nagiye iwacu gushyingira umukobwa n'umubyaye mu batesi. noneho uriya mukecuru arambwira ati wasize amafaranga 500 ati ntagapfa kwandikisha mu itsinda, ndayamusigiye njye nsanga yashyize mu itsinda. ubwo rero bavuze bati bagiye gutangira kwiga, nanjye nzajyayo nubwo nagize rwose nanjye nzajyayo. ubwo rero no kutareba neza ese hariya kuri dispenseri ntibaguha marinete yo gusoma ukajya ureba neza kuko nko kubarura bara neza. harimo ubufasha ubona umuntu aguhaye bwagufasha n'amaso ntabwo ndeba neza, ariko nk'ubu nkanjye uri kundeba no mu ikayi no mu ikayi iyo ngeze mu rugo babinyandikira ngera ku cyamashishoza nkakora nka kamwe nka tubiri nka dutatu. ubwo nyine urumva n'iki wabwira abandi bantu bari mu myaka yawe cyangwa munsi yawe badafite morali yo kuvuga ngo reka tujye kwiga? ababwira ngo ndegene nababwira ndetse nagiye bato komeye bajya mu ese ko ntabwo umenya akazi ka mutima we ntabwo ngibye ntabwo ufite ibitekerezo byo runaka igitekerezo singize. ariko wowe ku ruhande rwabona ko iyi gahunda ifite akamaro iyo niga nkiri muto nuko nshaje. iyo niga nkiri muto wenda mba naragize icyo ushobora kinini icyo ushobora. nk'ubu igituma nabohagutse nize fuwari ubu gutaha sinabishobora kubera ko ntareba ntabwo nabishobora, ntabwo namenye kuba. ariko ubu umuntu asa bakuvuriye ugiye nko kwa muganga akagira ngo kuruma baguha marinete akaguha marinete cyangwa ubundi bifasha, urumva utagira utuye nawe wikorera ko nikora nawe kumutwe gusa nakugera tuboha twarafasha tubohaga tukamfasha. kandi niyo mpamvu kubara ubizi neza kubera ko uzi ko neza kubara. nk'utu tubuye kubara ndabizi ariko gukuramo inda byagenda bisa ariko